uyu munsi ndanezerewe kubwo abantu batari beza nahuye nabo kuko batumye menya uwo ntagomba kuba we. Uyu munsi ndanezerewe kubwo abantu babi baje mu buzima bwanjye kuko batumye menya itandukaniro ry'ibyiringiro ndetse no gushidikanya. Uyu munsi ndumva nuzuye ububasha bwo gufata umwanzuro ku muntu ugomba kugumana nanjye ndetse n'uwo ngomba kwigiza kure. Uyu munsi ndimo kubasha kumenya uwongera agaciro mu buzima bwanjye ndetse n'utesha agaciro ko nari nsanganywe. Ababagiriye nabi ntimuzabagirire nabi, ababahemukiye ntimuzabahemukire, abangirije ibyanyu ntimuzabangirize, ababanze ntimuzabange muzabakunde, ababituye nabi mubiture neza. Imana niyo yitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Bishoboka ko waba warabuze abawe wumva nta byiringiro by'ubuzima ufite, uri muri ambutiyaje y'ubuzima. Bwira Imana ngo basi njyewe kuki nasigaye. Ushobora kuzakora ibirori ntubone uwo wambika ikamba, ushobora kuzabura abasaza baguhagararira kubera ko ntabari, ushobora kuzabura abanyagosenge wambika ikamba babwira ngo bamasenge mwarakoze. Birashoboka, ariko Yesu